Ni ikaze ku masomo ya Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge buhangano bwakozwe n'abantu cyangwa se intelligence artificielle mu ndimi z'amahanga. Aya masomo yateguriwe umuntu wese ufite ahahuriye cyangwa se ukoresha AI mu buzima busanzwe cyangwa se n'undi muntu wese udafite amakuru na makeya kuri AI. Muzasobanukirwa uburyo AI ikoramo, amateka yayo, uko yatangiye, ibice biyigize cyangwa se steps cyangwa se intambwe inyuramo kuva itangiye kugeza uyu munsi ndetse n'ahazaza hayo. Ubwo ndavuga AI, AGI na ASI, ibyo uzamenye ibyo ari byo ndetse no kubisobanura umenye n'uyu munsi turiho tugeze kuki, duhize kuyihe, tugeze kuhe bwoko bwa artificial intelligence. Ubu ngubu uzamenya gushyira mu byiciro cyangwa se kumenya technology cyangwa se application cyangwa se igikoresho cya AI kiri ku isoko, umenye ngo iki ngiki kibarizwa ahangaha n'ahangaha. Uzamenya gusobanura technology zigezweho ubu ngubu muri intelligence artificielle, aho ndavuga generative AI. Uzamenya gusobanura transformers ibyo ari byo, uzamenya gusobanura LRHF, uzamenya gusobanura n'ibindi byinshi bigize intelligence artificielle. Uzasobanukirwa ingaruka AI yagize kuri societe cyangwa se ku bantu muri rusange, ibyiza ibibi yazanye ku bantu. Ikindi cyane uzabasha gusobanukirwa inyungu niba zagiye ihura nabyo bitewe n'uruganda cyangwa se aho yagiye ikoreshwa cyangwa se aho yagiye ishyirwa hatandukanye. Ngiye kubagiza aya masomo rero nitwa Nsabimana Anaclet cyangwa se Anaclet ku bantu bamenyere kuri YouTube. Nkaba ari njyewe wateguye amasomo, nkaba ndi engineer muri intelligence artificielle, nkaba narabashije kugira amahirwe kwiga ibi bintu mbere ho gatoya yuko bitangira gukoreshwa ku isoko n'abantu batandukanye. Muri aya masomo rero muzajya mugenda mukora imyitozo, tugende tugira n'ibihe byo kubonana cyangwa se kuvugana imbona nkubone hifashishijwe iyakure cyangwa se online sessions. Hanyuma umbaze cyangwa se usobanuze ibyo utasobanukiwe neza, nk'abantu nifuza ko basobanukirwa neza bakabasha kwinjira mu isi nshya turi kujyamo badahejwe, bisangemo, ubashe gusobanurira n'abandi bantu ndetse ubashe no kubona amahirwe ahabwa abantu bose bafite ubumenyi kuri intelligence artificielle. Ku bantu basanzwe rero bazi intelligence artificielle bayikoresha mu buzima busanzwe, twabateguriye kandi n'amasomo yimbitse cyangwa se deep yo kwinjira muri intelligence artificielle. Aho ngaho ni ugutoza no gushyira ku isoko AI. Ubwo ndavuga machine learning na deep learning n'ibindi bitandukanye, technology zitandukanye zikoreshwa muri artificial intelligence. Nizeye ko aya masomo azabagirira umumaro abantu bavuga indimi cyangwa se bumva ururimi mvuga, ndavuga Abarundi n'Abanyarwanda kuko twese tuvuga ururimi rumwe. Ntekereza ko rero bizabagirira umumaro kandi ibihugu byacu nibashe gusigara inyuma bikazatera imbere ndetse bikabaheresha amahirwe mu isi turimo ahari hose ku isi. Kuko kumenya AI ntabwo bisaba kuba uri mu gihugu runaka, ahubwo kuba uyizi gusa biguhisha amahirwe ahantu hose ku isi. Uburyo rero uzakurikiramo aya masomo, uzahera kuri foundation cyangwa se kumenya ifatizo. AI ikora ite, n'ibiki biyifashe, n'ibiki bituma ikora uko ikora. Hanyuma ibyo ngiye numara kubimenya, urazamenya product za AI, n'ibiki byakozwe muri AI biri ku isoko abantu bakoresha cyangwa se bahura nabyo umunsi ku munsi. Ibyo ngiye numara kumenya rero uzahita twinjira mu nganda zitandukanye. Mvuze inganda ntabwo mvuze inganda zikora imyambaro cyangwa se ibiryo n'ibindi, mvuze buri gice cy'ubuzima se cya science, icyo imyigishirize, ibya ubushakashatsi n'ahandi hatandukanye. Uburyo AI gishyirwamo igakoreshwa ibintu bitandukanye ndetse abantu batandukanye bakayibyaza umusaruro. Ibyo nibirangira kandi tuzareba society ni ukuvuga ngo n'abantu, njyewe nawe, ni gute dukoresha AI, ni izihe ngaruka, ni ibihe bibazo, ni izihe nyungu, ni gute AI yahinduye ubuzima bw'abantu muri rusange. Ngaho rero ni karibu. Artificial intelligence ni ibiki? Dufite ubusobanuro bubiri. Mbere yuko dukoresha, iyo turi gukoresha ubu ngubu intelligence artificielle yari ifite definition, ari abantu benshi ubu ngubu basanzwe bakoresha cyangwa se uzumva abantu benshi barimo bakoresha ubu ngubu, ngo ni ubwenge buhangano bubasha gukora ibyo umuntu akora cyangwa se kwigana umuntu. Iyo bavuze kwigana umuntu harimo ibyo twita cognitive tasks. Cognitive tasks ni ibintu byose bisaba ubwonko kugira ngo ubikore. Ndavuga gutekereza, kwiga, ndavuga kubasha gufata imyanzuro. Ibyo byose babyita cognitive tasks. Ibyo ngibyo nibyo AI bari kugerageza kuyigisha kugira ngo ibashe kuba yakora akazi ukora. Akazi kawe rero niba ukoresha umutwe, niba ukora ibintu byisubira cyangwa se repetitive tasks, ibyo ngibyo biroshe kubihereza AI ikaba yabikora. Hanyuma niyo formula cyangwa se wakubaza ngo AI ni iki, uzamusubize ko AI ari system ikoze ku buryo yigana umuntu gukora yifashishije ubwenge. Nyine nabisobanuye ko ubwenge ari gutekereza
gufata imyanzuro bitewe n'ibyo ufite cyangwa n'ibyo ubonye, ukabasha kuba wakora ikindi kintu. Mu magambo makeya, artificial intelligence ni ubwenge bugaragazwa n'imashini, bukaba bwubakiye ku gutekereza no kwigana ibirenze ibyo umuntu atekereza. Ni ubwenge kandi bwigana cognitive functions. Nasobanuye cognitive functions cyangwa se cognitive tasks, bya bindi birimo gutwiga, gutekereza, gufata gushaka ibisubizo by'ibibazo runaka bitewe n'icyo umuntu ahuye nacyo, n'ikibazo umuntu ahuye nacyo. Iriya definition naguhaye cyangwa se buriya usobanuro naguhaye bwa mbere bwabanje, ni igihe AI yakoreshaga izo twita za CNNs, za LLMs n'ibindi byabanje gutozwa, models zabanje gutozwa. Uko amasomo azagenda yegera imbere, uzagenda usobanukirwa uko bikora n'uko bikoreshwamo. Ni ukuvuga ngo rero niba uri muri intelligence artificielle ukaba wakoreshaga iyo definition usobanura abantu, umenye ko yamaze guhinduka kubera ko AI ikura umunsi ku munsi. Ubu ngubu rero wakoresheje ubusobanuro twavuga ngo iki? Abantu mwirirwa mukoresha ChatGPT n'ibindi, turi gukoresha indi modern technology cyangwa se indi technology igezweho twakwita ko generative AI. Ibyo rero byatumye AI definition cyangwa se ubusobanuro bwa AI busa naho buhindutsemo gatoya, kubera yuko usobanura uburyo bw'imbere hari ibiburamo cyangwa se ibyo umuntu yumva bitari kumvikanamo. Rero ugiye kubisobanura ubu ngubu bavuga ko AI ari ububasha bw'imashini bwo kugira ngo yumve, itange cyangwa se ikore, itekereze yifashishije modalities cyangwa se models zitandukanye. Ibyo ngibyo ndasobanura ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba yakoresheje amafoto, ishobora kuba yakoresheje amajwi, ishobora kuba yakoresheje amakode, ishobora kuba yakoreshejwe n'amagambo yanditse cyangwa text. Ni ukuvuga ngo rero tugeze muri modern technology cyangwa se aho tugeze ubu ngubu muri AI, twavuga ko turi gukoresha multimodal understanding. Multimodal understanding AI zabanje ntabwo zabasha gukoresha multimodals, ntabwo zabasha gukoresha models nyinshi, zabasha gukoresha model imwe gusa. Hanyuma generative capabilities ntabwo zari zifite generative capabilities, ahubwo zabashaga gusubiza bigendeye ku byo zize. Niyo mpamvu rero modern technology ifite nkaho itanga ubusobanuro bundi butandukanye n'ubwatangwaga mbere ho gatoya. Ntabwo ibyo ngibyo abarike yumvuze ngo mbere mutagira ngo ni imyaka 10 ishize, ahubwo AI generative AI itangiye gukora ubu ngubu vuba. Byagenda basobanurira intambwe ku yindi uko byagiye bihinduka. Hanyuma rero hari advanced reasoning. Advanced reasoning ni bingi musigaye mubona ngo baguhaye ngo Gemini Ultra, ngo bazanye ngo GPT-5. Ibyo byose byagiye bihindura uburyo twakoreshagamo AI, kuko niba twari dufite GPT-3 muri ChatGPT bakoreshagamo GPT-3, ubwo tukaba tugeze kuri 5 n'ibice. Nuvuga ngo byarahindutse, na iri gukoresha multimodal. Ni ukuvuga ngo ikoresha model nyinshi ndetse itekereza birenze ibyo yatekerezaga. Dukurikije icyo bita context window yariyongereye. Context window ni amagambo ibasha kwibuka isubiye inyuma uhereye aho ugeze, nyine ibiganiro ibasha kwibuka ikabasha kubigenderaho isubiza aho mugeze. Nuvuga ngo niba yarabashaga kuba yakwibuka amagambo 10 mwaganiriye imbere ho gatoya, ibi ngubu bayongereye memory cyangwa se bayongereye n'uburyo ishobora kwibuka amagambo menshi byisumbuyeho, bituma ikiganiro gikomeza kugenda kiryoha. Ibyo ngibyo twakwita advancing reasoning. Akaba na contextual learning. Contextual learning no kuvuga ngo ubu ngubu isigaye ireba muri rusange uburemere bw'ijambo riri mu magambo wayihaye. No kuvuga ngo iravuga ngo uyu muntu ashatse kuvuga iki, umuntu wese yanditse yarashatse kuganisha kuki. Ibyo ngibyo ashatse kuganishaho akaba ari byo yitaho cyane. Nyo twakwita contextual. Uyu muntu araganisha he, ikabasha rero kumenya kwiga igendeye ku byo ugendereye kwigisha, aho kugira ngo ugende ufata ijambo kurindi, ahubwo muri rusange ari kwigisha iki, igakora ibyayo ikuramo, akaba ari byo ibasha gufata cyangwa se ibasha kwiga. Ibyo nibyo twakwita rero ko AI y'ubu ngubu igezeho, urwo rwego AI y'ubu ngubu igezeho. Nuvuga ngo byaranangaje. Ibyo ni bishyashya ndi kubabwira ubu ngubu. Na high document AI ngo yisome, akugira ngo izome umurongo ku murongo yari presentation, ikagisoma ibyo bita contextual, imenya ngo presentation yose igendereye iki. Ntabwo igenda umurongo ku murongo nkuko mbere yabikoraga, ahubwo ivuga muri makeya iby'ingenzi biri muri icyo gice wayihaye. Ibyo ngibyo twita contextual. Donc igendera kuri context, ni igiki agendereye. Ibyo ngibyo rero ni bishyashya muri AI, bizatuma rero
ibasha kumera nk'umuntu. Ni kwa kundi bakubaza ngo ni iki wumvise muri uyu mwandiko, ukabasha kuvuga ariko si resume, ahubwo ni ibice cy'ingenzi gikomeye cyane ushobora kwibandaho muri ibi bintu urimo kwiga cyangwa se ugiye kuvuga. Ibyo ngibyo twakwita contextual. Iyi AI turi kuvuga ubu ngubu ishobora gucreatinga content, ishobora gukora amagambo, ishobora gukora amafoto, ishobora gukora ama audio n'ibindi byinshi igendeye ku buryo yigishijwemo. Iyo niyo turi kwita AI muri iyi minsi, kubera ko turi kwibanda kuri generative AI, nubwo hari izindi AI zitandukanye tugenda tureba uko dukomeza amasomo yacu ari imbere.